yacu n'ijwi ryacu twese One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese. Reka tubasuhuze nshuti mwese bakunzi mudukurikira mugakurikira ibiganiro byacu aho muherereye hose. Turi kuri One Nation Radio, turi kandi kuri The Future TV, turi kuri Rwanda Nordic TV ndetse no ku Gicaniro TV. Aho hose niho tuganirira iyo tugeze mu kiganiro umusanzu. Njye basuhuza nitwa Simon Nkumuza. Gusa mu gutangira turabashimira ko mukomeza gukurikira ibiganiro byacu aho muherereye hose. Ndetse kandi mukaduha n'ibitekerezo byanyu, ariko kandi niba uri mushya kuri imwe muri izi YouTube channel zacu, kanda subscribe aho hasi ndetse no kuyonzogera ya notifications kugira ngo ubashe kuba umwe mu ba mbere babasha kugerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru tukugezaho kuri imwe muri izi YouTube channel umunsi ku wundi. Ntangira reka mpikaze abagabo dukunze kubana muri iki kiganiro. Turi kumwe na Bwana Egide Ruhashya, ni umuyobozi w'Igicaniro TV. Turavugana ari mu Bwongereza. Bwana Egide, uraho? Tuguhaye ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. Muraho mwese. Yego, murakoze cyane Muhumuza kuntumira. Ndashima cyane abo turi kumwe, ndashima abadukurikiye, maze ndakeka ko tugiye gukora ikiganiro cyiza. Murakoze. Urakoze. Turi kumwe kandi na Bwana Olivier Gatete, akaba ari umuyobozi wa Rwanda Nordic TV. Turavugana ari mu gihugu cya Denmark. Nawe turagusuje cyane Bwana Olivier Gatete, tuguhaye ikaze mu kiganiro umusanzu cya none. Urakoze cyane Muhumuza kunyakira mu kiganiro. Hari haciye iminsi, ndizera ko tuza kugirana ikiganiro cyiza abakunzi bacu nk'uko dusanzwe tubibagezaho bakaza kwishima, cyane ko hari haciye iminsi mikeya, ntabwo ari myinshi, tutaboneka mu kiganiro umusanzu. Murakoze cyane. Turi kumwe kandi na Bwana Roger Marc Ruti, akaba ari umuyobozi wa The Future TV. Nawe turavugana ari mu Rwanda. Tuguhaye ikaze nawe Bwana Roger Marc Ruti mu kiganiro umusanzu cya none. Urakoze cyane Muhumuza kuduha ikaze. Nshimira cyane uyu musanzu tuba dutanga. Nsuhuza n'abavandimwe bacu. Olivier, komera cyane muri Denmark. Nawe Egide, amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana bibane namwe mu Bwongereza. Urakoze cyane. Urakoze cyane. Hanyuma kuba dukurikira rero mu kiganiro umusanzu, murabizi tugaruka ku nkuru ziba zitandukanye, ziba zitambutse mu cyumweru tuba turimo, ariko kandi tugasesengura kugira ngo tubashe kubabwira ese ibi bintu tuba twabonye mwebwe mukwiye kubifata mute, nubwo namwe ariko mudahejwe mugomba kuduha ibitekerezo byanyu. Nta minsi myinshi ishize, murabizi ko mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamaze iminsi hari kuba kwiyamamaza, ndetse hanatowe, ubu tuvugana muri kurebera iki kiganiro, habaye amatora yo gutora umukuru w'igihugu ugiye kuyobora iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bari kuza cyane mu majwi y'agateganyo amaze kujya hanze, nubwo mu kwezi gutaha kwa mbere, ngira ngo niba ntibeshye n'itariki 10 nibwo azamenyekana amajwi ndakuka yabashije kuva mu matora, azaba agaragaza uwegukanye intsinzi. Ariko mu kuza imbere harimo perezida n'ubundi usanzwe ayoboye iki gihugu, ni Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Moise Katumbi. Ariko kandi nta minsi myinshi ishize mubonye video, bamwe muri mwe mudukurikiye cyangwa se wenda ku batarayibonye, ni video cyangwa se amashusho yagaragaye aho perezida Tshisekedi yari arimo yiyamamaza mu gace kamwe ko muri iki gihugu, ariko akagaragara avuga ko naramuka atowe ko ngo rwose azatera igihugu cy'u Rwanda. Reka ntangire mbaza Bwana Egide Ruhashya, aya mashusho warayabonye, wayakiriye ute? Muhumuza, nibyo amashusho narayabonye, aho yagaragazaga ko imigabo n'imigambi ye ya mbere rwose ibyo yemereye abanyekongo nk'ikintu gikomeye agiye kugeza ku gihugu, aho yavugaga ati nta kindi kintu cya mbere nzakora mu gihe naba ntowe ni ukurasa u Rwanda, ati kandi ntibinasaba byinshi, nzarasa umujyi wa Kigali.
ibi rero yarabivuze kandi yamaze n'ubundi igihe gitoya cyane ubwo yari za Buvira na za Bukavu, aho n'ubundi yagiye akoresha amagambo adashoboka, agerageza gutuka abanyarwanda twese, dutuka ko turi nyankaragata. Hanyuma kandi yaje no kugira gutya avuga, agereranya perezida wa repubulika n'umuntu wabayeho mu mateka, ubundi ibintu bidashoboka kuko nta wundi muntu wabayeho waba warakoze ibyo uwo muntu yakoze. Ntabwo rero ibyo bintu ari ibintu byo kuba umuntu yakumva, cyangwa mbese ni ibintu umuntu w'umuperezida ku rwego rwe, umuntu ufite ubuyobozi kuri kiriya cyiciro cya nyuma cy'igihugu, utinyuka kuvuga ibyo ngibyo ni ibintu bikomeye, ariko kandi ni ibintu by'inyandagazi, ntabwo ari ijambo rizima ry'umukuru w'igihugu. Hanyuma kandi burya perezida wa repubulika yavuze ikintu kiba kibaye iteka. Kuba wavuga uti nzatera, ese ubundi icyo gihugu uvuga ko perezida wa repubulika yavuze ikintu ubundi kiba kigomba kubaho, ese byagenda bite ubundi habayeho wowe gutangira ahubwo kuba umuntu yakwitabara? Ntabwo rero mu by'ukuri ibyo yemerera abakongomani nk'imigabo n'imigambi ntabwo ari icyo abakongomani bibaza bakwiye kumva. Yaba yarababwiye ati ahubwo imihanda, igihugu cya Kongo tubona imihanda yacyo, igihugu cya Kongo abantu tukigendamo twarakibonye. Yaba yarababwiye ati ibibuga by'indege, kiriya gihugu ni kinini cyane ku buryo cyagakwiye kugira za aeroport zitandukanye kugira ngo abantu babashe kugira urujya n'uruza. Yaba yarababwiye ati nzabakorera za gare routière, ibyo nta icyo gihugu kibigira. Yaba yarababwiye ati n'amavuriro cyangwa se amashuri. Yaza kubabwira ati nzashaka uburyo bwa diplomasi nkorana n'ibihugu cyane cyane ibyo duturanye. Hariho rero byinshi ashobora kubabwira bindi byagira icyo bimarira abakongomani. Moise Katumbi avuga ko abantu bagize inteko ishinga amategeko yabo bahembwa miliyoni 15, ariko abasirikare, umusirikare adashobora no kugeza no ku madolari 100. Ibyo rero ni ikintu tujya tunabibona mu buryo babaho, turabibona uko babayeho. Ntabwo rero yagakwiye kuba yaravuze ibyo bihabwa, yagakwiye kuba yararebye uko yazamura ubuzima bwa buri munsi bw'abaturage ba Kongo. Ndumva njye nagarukiriza aho ngaho, nkareka bagenzi banjye nabo bakagira icyo bavuga. Muri aya magambo bwana Roger Marc Ruti, nawe birashoboka ko wayabonye. Aya magambo yatangaje ni amagambo yivugiye ko rwose igisirikare cye gikomeye ku buryo ngo gishobora kurasa i Kigali kiri Goma. Aya magambo yavugiye i Kinshasa ku kibuga cya Njili Sainte Therese, aho yarangije ibikorwa bye byo kwiyamamaza. We wabyakiriye ute bwana Roger Marc Ruti? Kuvuga aya magambo ngira ngo ni inshuro ya kabiri ibaye atuka u Rwanda ndetse n'umuyobozi warwo, kuko tariki 8 z'uku kwezi ubwo yiyamamarizaga mu mujyi wa Bukavu yageranyije perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Adolf Hitler wategekaga Ubudage mu ntambara ya kabiri y'isi. Ibi birasigura iki iyo usesenguye bwana Roger Marc Ruti? Biriya ikintu cya mbere bihita bigaragaza ko umuntu nta porogaramu politiki afite, nta kintu kizima yifuriza igihugu cye cyangwa afite cyo kugeza ku gihugu cye. Ni bimwe tujya tuvuga ngo umuntu ntafite icyo kubwira abantu. Dukunze gukoresha iyo terimi ngo ntacyo kubwira abanyarwanda umuntu afite. Uriya rero nawe nta kindi cyo kumarira abanyekongo afite, ahubwo arashaka kubateza intambara. Ejo ndavuze ibintu byinshi Kongo ikeneye imihanda, ikeneye za aeroport, ikeneye ibitaro, hari ibintu byinshi cyane. Uriya mugabo amaze imyaka 5 ntacyo abamariye. Kuba nta kintu agenda ngo yirate icyo amariye abanyekongo mu myaka 5 amaze ari perezida, ahubwo akababwira ko agiye kubateza intambara, ni ibintu biba nicyo kintu cya mbere bigaragaza ko nta muntu umurimo. Nicyo kintu cya mbere ngiye nabonye kuri uriya. Ahubwo mbabazwa n'abantu bashobora kuba bamutora, ariko nanone dukurikije n'uko amajwi turi kuyabona biragaragara ko n'abanyekongo nabo
ntacyo bamubonamo, ariyo mpamvu batarimo no kumutora. Gusa ikindi umuntu yakwibutsa abantu, ahubwo buriya twakwibwirira abanyarwanda bagenzi bacu, burya uhiga umugabo ntahuma. Ntabwo umuntu waba uteganya ngo gutera umuntu ngo unabimubwira, umubwira uti icara hamwe ndaje nkuraseho. Ibyo rero wabibwira nk'umwana wenda urera, cyangwa se ufata inkono ukamukubita igihe ushakiye. Ariko Kongo iyo inirebye n'abantu abibwira, ngira ngo ashobora kuba akeka ko badatekereza. Niba uduce M23 imaze gufata hariya muri Kongo, nta n'ahantu ataratsinsura M23 na santimetero imwe, ariko akaba avuga ko agiye kurenga na M23 iri mu gihugu cye yaramunaniye ngo agiye kurasa u Rwanda. Ni ibintu bita bikumvisha uwo muntu ibintu avuga n'abantu abwira, ubona ko asa n'ufata abaturage be nk'abantu batagira n'ubwonko, n'abantu batagira ubwenge, kuko ibintu ababwira ni ibintu bigaragara ko nta logique bifite. Uyu muntu, ikindi umuntu yanyibukije avuga ririya jambo ngo bazatera u Rwanda, yanyibukije akaburage. Hari akaburage abantu bajya batera bavuga ngo imbeba ngo yariye Viagra, imaze kurya Viagra itangira gushakisha injangwe itangira gushakisha injangwe ku ruhande aho ngaho. Tuzi ko ubundi imbeba zitinya injangwe cyane, ariko iyo yariye Viagra itangira gushaka injangwe. Ntago Tshisekedi ibintu arimo rwose ni inzozi arimo arota, kandi ari kurota nabi. Bishobora kuzarinda bucya rero akirota nabi. Nicyo numva navugaho. U Rwanda avuga ibi rwamaganye aya magambo, ruvuga ko ari ubushotoranyi bugaragara kandi bweruye. Tshisekedi aravuga ko afite ngo igisirikare gikomeye kurusha icy'u Rwanda. Bwana Olivier Gatete, ese ibi bintu Tshisekedi akomeje gutangaza, cyane ko na mbere y'uko n'ubundi yiyamamaza hari ibindi nabyo yagiye atangaza, bisa nk'aho ari ubushotoranyi ku Rwanda, wowe ubisesengura ute ku muntu uri mu mwanya nk'uwe, cyane ko mu gihe hataramenyekana undi ugiye kuyobora, cyangwa se niba ari nawe wenda uzongera agatorwa akaba yayobora, ubisesengura ute? Ese ibi bintu birimo ngaruka ki wowe iyo usesenguye, Bwana Gatete? Urakoze Bwana Muhumuza. Uti ubisesengura ute, ubibona gute, ubona birimo ngaruka ki? Mu by'ukuri ngewe uko mbibona, ubundi ubusanzwe hari ikintu bita ngo guerre froide, ariko ubu ngubu ntago wabyita ko ari guerre froide, kubera ko ntago u Rwanda ruterana amagambo na Kongo. Ngira ngo muzi ibyigeze kuba ku bwa Habyarimana. Nge nari muto, ariko hari ibyo nzi. Ubwo niba ari Micombero w'i Burundi na Habyarimana bakunze guterana amagambo. Icyo gihe naho hatutumbaga ikintu kijya kumera nk'intambara, ariko ubu ngubu biratandukanye. Igihari n'iki ni provocation. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo mu by'ukuri u Rwanda rurimo rurakina ikarita ifite ubwenge cyane, kuko uyu mugabo imigambi ye yari afite isa nkaho yamurangiranye, abona ko nta gisigaye uko yabitekerezaga. Kuko ngewe nibaza ko uyu mugabo ikintu yashakaga cyane, yaravugaga ati reka ndakaze Perezida Kagame, ndamuzi uburyo ki arakara, ni ahantu ninkora ku kintu wenda kiri sensitive cyane kuri we. Urabizi ko Perezida ajya avuga ati hari umurongo ntarengwa. Noneho nkoresha amagambo ariko ntakoresheje ibikorwa, ndebe ko byibuza dushobora kujya mu ntambara cyangwa u Rwanda rwatera Kongo. Ngira ngo urabizi ko bagiye bakora ibintu byinshi biprovoke igihugu cy'u Rwanda kugira ngo rwinjire mu ntambara. Hari ukohereza abaturage badafite n'intwaro, harimo n'abafite intwaro bivanze n'abafite intwaro. Abaturage bagatwika amadarapo y'u Rwanda, bagatera amabuye ku mipaka y'u Rwanda. Harimo abasirikare bagiye baza bakarasa ku gice cy'u Rwanda, bakaza no kuraswa. Ibyo byose byagiye biba. Ibyo ubundi ubwabyo ni ibintu bishobora kwinjiza intambara mu gihugu n'ikindi. Ibyo rero byatangiye mbere, ariko mu by'ukuri strategy uyu mugabo yari afite yashakaga gukoresha ni ukugira ngo amatora ataba. Ikigaragara cyo
ni ukuvuga ati ninjira mu ntambara n'igihugu, icyo gihe nta matora aba akibaye, ni ukugaragaza ko igihugu kiri mu ntambara, nta matora yakagombye kuba ariho. Aravuga ati noneho ibi ndabona bitari gushoboka neza, reka nkoresha amagambo akakaye kuri Perezida Kagame, noneho bigire gute bimutera umujinya ku buryo akora uko ashoboye, yohereza ibitero cyangwa atangiza intambara. Ariko ibyo ntabwo byigeze bimushobokera kugeza n'izi saha. Wabonye ko yavuze ati karabaye, noneho reka nze mbatuke muri rusange, numva noneho mbarakaze muri rusange ko natutse perezida ntiyareactinga, reka nze noneho mbishyire muri rusange ku buryo bikomera, noneho twinjire mu ntambara ku munota wa nyuma. Ariko nabyo baramwihorera mucwe, baraceceka. Ubu igihari ni iki? Abakongomani bari kwandika kubera ko babonye ko hari abasirikare bahawe amaranka, bashyizeho noneho Mubaraka, baravuga turiya ni indwanyi, noneho bashobora kuba bagiye kudutera, ko nabibonye kuri za Twitter n'ibindi bitandukanye. Ariko mu by'ukuri njye ku bwanjye nabonye ko ari ibintu bisanzwe, kuko n'ubundi igisirikare cy'u Rwanda basanzwe baha abantu amapeti, basanzwe bashobora guhindura perezida, bafite uburenganzira bumuha kuba yavana umwe ku mwanya akamushyira ku ahandi bitewe n'aho abona fitinga cyangwa gutyo. Urumva ubwo burenganzira arabufite. Gusa ikigaragara cyo ni uko Kongo ibyo yakoze ni ukwiyenza, kuko byarenze kwiyenza ku Rwanda. Ngira ngo murabizi ko yigeze kuvuga Uganda, aravuga ati noneho nimbikora Uganda nayo ikazamo, ibintu biragaragara gute? Biragaragara ko ari njyewe ikibazo. Bivuyeho agiye kuri Kenya. Urumva ni ukuvuga ngo ameze nk'umwana urwaye inzoka, niwe uguma wiyenza yiriza agira gute. Na Moise Katumbi yarabivuze ati ameze nk'umwana, ararira buri kanya, haciye ararira ngo u Rwanda. Ni ibintu byo gushaka kugira ngo abeshye abaturage, cakirido bamwe na bamwe yabashizemo, kuko ugiye kwiyamamaza ukavuga ko ngo nibagutora ngo uzatera u Rwanda, ngo uzagira gute. Ntabwo ibyo biri mu migambi nibaza ko abaturage ba Kongo bakeneye. Ni nayo mpamvu ahubwo ngewe mbona ikibazo gikomeye, nk'ukuntu hari ahantu warubimbajije, ikibazo gikomeye gishobora gukomera Kongo cyane ni uko amatora ashobora kwibwa, noneho Kisekedi akaba yatsinda. Hashobora kuba imvururu zikomeye cyane. Ngira ngo mwabonye ko barimo barasenya, barimo barangiza amashuri, barimo baragira gute, ibintu nabyo byo kugaba, kuko biriya bintu bisubiza inyuma Afurika. Niba umuntu igihe cyose habaye intambara mufata za pipitire mukamena ibirahure by'amashuri, ntimutekereze ko ubuzima buzaza buri imbere bugiye kuzaza, muzongera mukabikenera. Ibyo byose biba biva mu mafaranga y'abaturage baba baratanze ku gihugu. Buriya rero n'ubujiji abantu bakwiriye kuvamo bakatekereza neza. Nta n'umunyarwanda nibaza ko ibintu twaciyemo twarabibonye watekereza ikintu nka kiriya. Nibyo abantu bakwiriye gutekereza, abantu ku rugero rumwe rwo gutekereza bakajya ku rundi, kuko ibyo twaciyemo byaduhaye isomo. Ngira ngo abenshi muri 94 muri 94 murabyibuka, interahamwe zarasahuye kugera ubwo umuntu ajya gutekesha urugi rw'umuturanyi cyangwa ibiti yasahuye ku mabati. Urumva, agafata pipitire abanyeshuri bazigiraho akajya kuzicanisha. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ibi uba wagiye muba mwarangiye igihugu, muba muri kukirangiza. So rero nibaza ko biriya bintu twebwe aho twabiciyemo, igihugu turakizi, ibintu aho birimo birajya Kongo, aho birimo irajya ni habi cyane. Hari audio numvise uno munsi cyangwa ejo nimugoroba y'abakasaye n'abakatange bavuga ko ngo nyuma y'aya matora hashobora kubaho jenoside hagati yabo bombi, bashobora kwicana. Urumva ko ni ikintu gikomeye. Kongo ni ikibazo, ahubwo ibibazo nibyo rero tugiye gufesinga nk'u Rwanda, kubera ko iyo umuturanyi afite ikibazo, umuriro wamugezeho, nawe uba ugomba gucunga, kuko umuriro ushobora kugeraho anytime. So ndumva rero ari ibyo ngibyo nakubwira, nabivugaho. Muhumuza, urakoze. Hanyuma bwane Jide Ruhashya, aya matora urayabona ute wowe yo muri Kongo? Tuzi Tshisekedi ubushize ajyaho uko byagenze, tuzi ndetse n'uwanjirije uko amatora yo muri Kongo ajya agenda.
kurikirana n'amakuru yo mu bindi bihugu, aya matora yo muri Kongo iyo yasesenguye urayabona ute? Hanyuma se ibizavamo byo nubwo wenda ubu ari amajwi y'agateganyo, ariko se urayabona ute? Ibizavamo byo urabiha amahirwe angana iki? iyo urebye amatora yo muri Kongo urabona ko eh, byagaragaye na mbere abakandida biyamamaza. Moise Katumbi ni umuntu ushyigikiwe cyane, kuko Moise Katumbi igihe yayoboraga Katanga yakoze byinshi bibaza bati ibi ngibi yabikoze aho yayoboraga nka gavana, ese uwamuha uburyo bwo kuyobora igihugu ntiyatugeza kuri byinshi nk'uko yabigejeje kuri Katanga. Ikindi, we yakoze manifesto nka parti politique, yari afite gahunda parti politique ye igenderaho, yari afite plan politique ashaka kwereka igihugu, avuga ati dore njyewe ndamutse mbaye perezida wa repubulika dore ibyo nshaka gukora. We yarabivuze, yarabiberetse. Noneho tellement abanyekongo bamugiriye icyizere, afite abantu biyariye cyane kuri we, bafite amazina akomeye muri kiriya gihugu, harimo n'uwahoze ari premier ministre n'abandi bapolitisien bakomeye bamwiyariyeho, kubera ko bavuga bati ibyawe turabyemera kurenza iby'abandi. Noneho abaturage twabonye inshuro nyinshi perezida Tshisekedi ajya kwiyamamaza, abaturage bagakora ibintu kugeza aho bafunga imihanda, bagashyiramo ibiti, bagashyiramo amabuye ngo atazi. Twabonye aho abagore bakora ibintu muri kiriya gihugu byitwa ko ariho kugutera umwaku, kuko bikuyeho ibizibaho bari bambaye, noneho basa n'abamwereka bavuga bati ntugere ahangaha. So twanabonye rero inshuro nyinshi habayeho violence, abantu ba Tshisekedi bakica abo kwa Katumbi. Ibi rero ni ibigaragaza ko nyine Moise Katumbi afite abakongomani benshi bashobora kumutora. Ikindi kandi nanone twanabonye ko perezida Tshisekedi bimuteye ubwoba. Ndatanga ingero ebyiri. Iyo urimo ubwira abaturage biriya yababwiye mu buryo bwo gushaka kubereka ko wowe ikibazo ufite, ikibazo Kongo ifite gituruka mu kindi gihugu, kandi icyo gihugu ko ugiye kugitera, ni uko ugendera ku marangamutima yawo gusa, kugira ngo bize kuhagarika ibindi byose bagakwiye gutekereza kuri wowe. Icyo ni kimwe. Ikindi, bamaze gutangira gutekereza kwiba amatora, kuko twabonye ko hari abasirikare baje bafata za kompiyuta zagombaga kubarura amatora barazitwara. Twarabibonye, umusirikare yaraje arayiterura ajya kuri moto aragenda. Ni ukuvuga ngo hari ahantu batuye. Twabonye ahantu henshi abaturage barakaye, bamenagura n'ibikoresho byose byagombaga gukorera mu itora. Twanabonye aho mu rugo rw'umuntu ariho habonetse biriya byuma, hanaboneka na za bulletin de vote, kandi biri ku muntu ku giti cye. Bivuga ngo rero amatora yo muri ako karere yagombaga kubera aho ngaho, bakuzuza izo mpapuro, barangiza bakabitanga, bikitwa ko ku karere katoye. So hari uturere twinshi tutabashije gutora bitewe n'impamvu zitandukanye. Ibyo byose ni ukugira ngo bazabashe kwiga. Ariko uwitwa Jean Pierre Bemba yagiye kuri televiziyo y'imwe muri kiriya gihugu cya Kongo, aravuga ngo dufite ngo nka minisitiri w'ingabo, ngo mfite aho ngira aho mpurira na ripote z'ubutasi, ngo hari ibiri kutwereka ngo ko Moise Katumbi ngo ari gukorana n'Uburusiya ngo mu buryo bwo kugira ngo bazibe amatora. Iyo icyo kintu kibeshye nk'icyo ngicyo ukagikubita aho ngaho, ubu prepara abaturage ko nimudatsinda Moise Katumbi azaba yakoresheje b'Abarusiya mu kwiba amatora. Ni nka bimwe byavugwaga muri Amerika, bavuga ko Abarusiya bazi guhakinga biriya bintu by'amatora, arongera bigarura muri Kongo. So iyo ni preparation arimo akora, ariko ikigaragara ni iki:
ni uko abaturage ba Kongo bazi ukuri, bamaze kumenya uko ibintu bimeze, bamaze kumenya guhitamo, bashobora kuvuga bati uyu nguyu yatugeza kuri iki, uyu nguyu ntabyo. So nguko ko rero, ariko baniteguye abaturage bahari, kuko na Dr Mukwege yamaze kubigaragaza, baniteguye rwose kuba bahakana, bakavuga bati twibwe noneho ntabwo bizamera nk'ubushize igihe cya Martin Fayulu. Urakoze cyane. uku kuba hari uduce tumwe Tshisekedi yatangaje ko tutemerewe gutora, bisobanuye iki bwana Ruti, ubisesengura ute kuri aya matora yo muri Kongo? biriya bintu byahise binsetsa, kuko Tshisekedi yajyaga arira ngo u Rwanda rurashaka gukora balkanization muri Kongo, ariko Tshisekedi ubwe niwe wikoreye iyo balkanization y'igihugu cye, avuga ko turiya duce tutagomba gutora. Biriya ni ibikwereka umuntu wahiriye mu nzu akaba arimo gushaka ahantu apfunda imitwe. Na mbere yakoze ibishoboka byose ngo arebe ko hataba amatora, akora ibishoboka avuga ati reka ndebe ko M23 yafata Goma, ifashe Goma byahita tudekarara ko nta matora akibaye. M23 iramunanira, reka tuduce M23 irimo, reka twe gutora, wenda bizatuma amatora acika amazi. Mbega n'ibyo bintu arimo arwana no kugira ngo arebe niba amatora atagira agaciro, ariko nta kindi ubona agamije, arimo gukuraho turiya duce. Ni uko ari two twa duce nyine azi neza ko nta kintu yakuramo. Nicyo kintu cyatumye ahagarika turiya duce. Ariko ikigaragara ibyo arimo nyine ni ugushaka hapfunda imitwe, no gushaka uko amatora yatesha agaciro, no gushaka uburyo yapirata. Mbega arimo arakubita hirya hino ngo arebe ko hari icyavamo, ariko simbihamya, kuko nk'uko nigeze no kubikomozaho, umuntu urebye bira y'imyaka 5 nta kintu na kimwe avuga yamariye abanyekongo, nta n'iki usibye nabo bayobora, nabo bavugize be sinzi. Ariko hari umuntu uherutse kumva Muyaya avuga, nawe yabuze icyo avuga, kandi muzi umunwa wa Muyaya ukuntu wari muremure, ariko nawe nta bira y'ibikorwa bya Tshisekedi afite. Uwo muntu rero simbihamya ko ashobora gutsinda aya matora, kuko niyo utwo duce tutatora, niyo twagira gute, Tshisekedi nta mahirwe afite. Gusa icyo kintu cy'uko hari uduce tutazatora two ni uko nyine ariho M23 iherereye, kandi bazi neza ko Tshisekedi ariwe wabateje ibibazo bikomeye. Niho haherereye Abatutsi barimo bicwa, batwikwa, baribwa. Kuba rero M23 ibafatiye runini hariya, bazi neza ko ntabwo bashobora gutora Tshisekedi. Rero kuba yatwanira ni mu nyungu ze nyine, nta kindi. Urakoze. Hanyuma bwana Gatete, tuva kuri iyi ngingo, hari amagambo yo gutuka abanyarwanda n'umuyobozi wabo. Hari ibyo twagiye tubona bisa nko gushotorana nabyo, birimo kohereza indege ikaza mu gihugu cy'u Rwanda mu buryo butemewe, nubwo yasubijweyo. Hari ibindi nabyo twagiye tubona, kugereranya umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda nka Hitler. Tujya tubona diplomasi, hari ababibonamo, iyo basesengura benshi bahuriza ku kuba ari uburyo Tshisekedi yakoresheje kugira ngo azatorwe cyangwa se aburizemo amatora. Ariko se uyu mubano w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iyo wowe witegereje, urabona nyuma y'uko wenda aramutse yongeye agatorwa, bizoroha ko uyu mubano uzahuka ukongera ugasubira mu buryo, nyuma y'ibi byose tubonye Tshisekedi akomeje gutangaza ndetse no gukora mu gihe ari ku butegetsi? Urakoze cyane Simeon, umbajije ikibazo cyiza, ariko mu byo navuze kare nari nabaye nk'ubivugaho bimwe gusa. Icyo umbajije ngo umubano ubona uzongera ugakomera. Politike, burya politike ni politike igira ibyayo, ntitandukanira n'ibindi byose. Birashoboka
uburyo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'umuperezida wagiyeho, kimwe nk'uko nanone bishobora kudashoboka, bizagorana mu gihe Kongo igishyigikiye igatera inkunga iriya mitwe yitwaje intwaro itera igihugu cy'u Rwanda. Ibyo bintu biri mu bibazo cyane gikomereye Kongo kandi bikomereye n'u Rwanda, cyane ko u Rwanda rwabivuze kuva kera, kuva muri za 1994. Ni ikibazo rero gishobora kutazakemuka vuba, ko bigaragara ko hariya ni FDLR imeze nk'umwana uri iwabo uvuna umuheha bakamwongeza undi. Ejide yagiye abivuga kenshi ko bari kuri za payroll list barahembwa, ubu bamaze kugera mu nzego zo hejuru. Noneho ubu kubw'uyu muperezida ugiyeho, uyu muperezida mu by'ukuri nahoze ndeba kuri za Twitter zitandukanye z'abanyekongo bandika, azaba iciro ry'umugani mu gihe azaba atagihari, kuko ari mu maperezida bakoze udushya kuva Kongo yabaho, akoze udushya tutabaho, asubije igihugu inyuma ku buryo ubu ngubu igihugu gishobora kuba kigiye kujya mu madeni kitazapfa kikuyemo. Aragisenye ku buryo budasubirwaho kandi ni ibintu bigaragara, ku buryo rero sindeba umuperezida uzajyaho ukuntu bizamworohera kugira ngo abashe byonyine gusubiza ubumwe bw'abanyekongo hamwe, noneho narangiza ajye no gukora politike mpuzamahanga ngo ashaka atsura umubano neza n'ibihugu bituranye. Ngira ngo ikibazo warumbajije nagisubiza muri ubwo buryo, gusa ntabwo byoroshye nkuko mbikubwira cyangwa nk'umboni zanjye, ariko ni njyewe, ntago ndi Imana ngo umenye uko bizagenda. Urakoze. Urakoze cyane. Namwe abadukurikiye twababwiye dutangiye iki kiganiro ko mushobora kuduha ibitekerezo byanyu. Mwese murabyumva mute iki kibazo cy'uyu mubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Mwebwe murabibona muhe murongo? Ibitekerezo byanyu birafunguye, mushobora kubyohereza mukandika hasi muri comments mukatubwira. Hanyuma rero ikindi nanone cyagarutsweho navuga ko kiri no kugarukaho, ndetse yewe n'uyu munsi turi gukoreraho ikiganiro, nibwo Twahirwa Serafin ndetse na Pierre Basabose mu gihugu cy'Ububiligi bari bukatirwe cyangwa se hari busomwe umwanzuro w'urubanza bamaze iminsi bari kuburana. Ni mu gihe kandi mu minsi mike ishize Munyemana Sostene mu gihugu cy'Ubufaransa yakatiwe imyaka 24 y'igifungo. Aba bose icyo bahuriraho n'ibyaha baregwa bya Jenoside yakorewe Abatutsi, uruhare rwabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Bwana Egide Ruhashya, ibi bisigura iki cyangwa se bigaragaza iki kuri izi manza ziri kugenda ziba, abantu bari kuburanwa nyuma y'imyaka igera kuri 29 yose Jenoside yakorewe Abatutsi ibaye, ariko noneho izi nkiko navuga mpuzamahanga cyangwa se zo hanze zikaba ziri kuburanisha aba bantu? N'iki bisobanuye ku butabera muri rusange? Icya mbere ni uko kwibasira inyokomuntu ugambiriye kuyirimbura, kuyikura ku isi, igihe babikoraga bumvaga ari intwari, bumvaga bari gukora ibintu ngo bavugaga ko ngo n'Imana Abatutsi yabatanze. Mu by'ukuri byari birimo ubugome ndengakamere, byari birimo kwica urubozo, hari harimo ndetse ibintu byari bimeze nko kuba umuntu yashakisha uburyo bwo kwica umuntu umubabaje burenze ubwo mugenzi wawe yakoresheje. Ni ukuvuga ngo niba hari uwamukubise nta mpongano y'umwanzi, wowe uri bushakisha ikindi kiza kurengaho kugira ngo nawe wereke bagenzi bawe ko ubwo butwari, nibwo babyitaga, ubufite bwo kuza kubabaza uwo muntu agapfa ababaye cyane, agapfa ubanje kumwica, umukuyemo kubanza kumwaka ubuntu bwe, kubanza kumwereka ko ari hasi yawe cyane, agapfa gutakambira, agapfa gusaba ko wamubabarira, aho kumwica urwo ugiye kumwica ukamwica urundi. Ku isi mu Rwanda niho habaye ibintu umuntu avuga ngo mbabarira winyica utya ahubwo nyica utya.
kandi byose ugiye gupfa. Aba bantu rero ntabwo bari bazi ko igihe kizagera bakabibazwa. uyu munsi aba bantu barimo barabazwa imiryango batumye izima. Sarafu uyu nguyu mu Gatenga, Olivier turi kumwe aha ngaha arabizi ibintu yahakoze, abantu baramuzi. We uretse no kwica abantu yanayoboye abicaga abantu. Urumva ibitero, akohereza abantu kujya kubica, kuko yari umuntu wo mu majyaruguru, yari abafiteho ububasha, yari umuntu ukora muri Minitrape, yari umuntu ndetse n'inkuru ya Pierre Basabose nawe yabaye umusirikare, yari premier sergent major, hanyuma yaje kuba umushoferi wa Sagatwa Eli, wari secrétaire particulier wa Habyarimana. Aba bantu bari bafite ubushobozi nyine n'igitinyiro. None uyu munsi baricaye barimo barababaza ngo hashize imyaka 30 mwakoze ibingibi. Bakajyaho bagahakana, bakajyaho bagatsemba, bakajyaho bakagira bati ariko ibintu wakoze ku karubanda ukabikorera abantu wibaza ko uzabarimbura, uzabamara, hari abasigaye baza bakagushinja. Amateka ni amateka, aragukurikirana. Noneho ikindi kintu cyantangaje muri uru rukiko nuko uwababuraniraga burya ubundi abantu babakoresha amategeko niki, we uzi ko agarura ibintu akavuga ibintu ukibaza uyu muntu n'umucama, uyu muntu n'umwavoka, kuko we naho bagaragaje ko batsinzwe, kuko uyu munsi ngira ngo nibwo baza gukatirwa, ariko uwo nguwo arimo arakoresha amagambo ateye ubwoba avuga ati abakoze jenoside nibo bohereje abantu kuza gushinja abangaba, aba nabere, ati aracyakoresha ya mvugo yo kuvuga ko FPR ariyo yakoze jenoside. Koko umuntu ari umuntu w'umudodwa w'amategeko, ariko akaba yavuga ibintu nk'ibyo ngibyo. So biratangaje rero, ngira ngo no gutsindwa kwabo kwari kurimo n'uwo ngo wabahagarariye utaroroheye ubutabera. Ariko ikiza ni iki muri byose nuko ubutabera bubonetse, ko babuze ababo, kubiciwe ababo, abantu batikiriye rwose muri ya jenoside yakorewe Abatutsi, nibura ubwo butabera bubayeho. Kandi noneho n'ikiza kibirimo nuko ibihugu byo hanze bitangiye gusobanukirwa, bitangiye kumva ko bigomba guha u Rwanda n'abanyarwanda ubutabera. Bitangiye kumva ntago ari ubwa mbere mu Bubiligi biba, ariko mu Bufaransa ngira ngo niba atari uwa kabiri ni nk'uwa gatatu, ntago mu Bufaransa bikunze kubaho, ariko nibura urumva ibihugu byo hanze bitangiye kugenda byitabira ko abo bantu babihugiyemo bakwiye kuburanwa, kandi nyine u Rwanda rugahabwa ubutabera n'abanyarwanda bose. Urakoze. Hanyuma bwana Roger Marc Ruti, wowe ibi birasigura iki, ubu butabera buri kugenda buhabwa aba bantu kuri wowe? Urakoze cyane Muhumuza kuri icyo kibazo. Ikintu bisobanuye nta kindi nuko inkoni y'ubutabera nta hantu itazagera. Bikwiye no kubera no guha message n'izindi nterahamwe zikidegembya hariya mu Burayi zitaraburanishwa, zikamenya ko arizo zikurikira. Hari ba Rwamucyo uri mu Bubiligi, nawe Dr Rwamucyo yakoranye jenoside n'uyu nguyu Sostene, barakoranaga muri CHUB muri hopitali y'Ubutare. Ubwo nawe ndizera ko agatima ahantu kari, ngira ngo yahise abona ko nawe ibye biri kwegera. Hari ba Sebatware Marcel nawe ari mu Bubiligi hariya, ni interahamwe yamaze abantu muri Simerwa ikidegembya aho ngaho mu Bubiligi. Hari ba Musabyimana Gaspari bari kuri RTR bamamaza ubwicanyi, ngira ngo twaranamubonye hanini no mu rubanza rwa Twahirwa ko yarufanaga cyane, akajyamo akagaragaza ukuntu mwavoka yavuze ngo mu Rwanda habaye jenoside nye, akaza akabifana akabishyira kuri YouTube, agafana ngo akabamaza ibyo Twahirwa avuga ko ari umwere, agaragaza ko ngo atari no mu Rwanda, ahubwo ngo ibintu yavugaga abantu barabyumvaga mu rubanza.
hari bandereye he bari mu Buholandi, hari interahamwe nyinshi zatangiye kubona ko zikwiye kubona ubutumwa bw'uko amahano zakoze ari mabi adasaza, kandi ko ubutabera, inkoni y'ubutabera ntawe itazagera, ko nabo bazagerwaho. Nicyo kintu njye nabonye gikomeye twakura muri izi manza ziri kubera mu Bufaransa no mu Bubiligi. Ikindi kandi ni uko ikintu gifite agaciro cyane ni ubutabera. Kuba abantu bishwe, abatutsi bishwe muri jenoside bari guhabwa ubutabera ni ikintu gifite agaciro, nubwo nka Sosthene igihano cy'imyaka 24 yahawe mbona atari igihano gikwiye amahano yakoze ya jenoside, kuko umuntu bitaga ngo ni the butcher of Tumba, ubwo ni umubazi, kubera umubare w'abatutsi benshi yishe hariya Itumba ya Butare, kumuha imyaka 24 ugereranyije n'ibyaha byamuhamye ubona ko bidahagije. Hashobora no kuba kujurira, ariko muri rusange igifite agaciro cyane ni uko abatutsi bari guhabwa ubutabera, kandi bikaba biri no guha isomo izindi nterahamwe zikidegembya, zikabona ko amahano zakoze ibihugu byo hanze byo mu Burayi na hehe bitangiye kurambirwa kuba icumbi ry'abicanyi bafite amaraso mu biganza, bikabakurikirana. Nicyo kintu gishimishije cyane navugaho. Urakoze. Hanyuma Bwana Gatete, tuva kuri iyi ngingo, wowe ubivugaho iki kuri izi manza z'aba bantu? Izi manza z'aba bantu rero ngewe byanshimishije cyane, nubwo hatarasohoka ibihano bagiye kubaha. Ubu tuvugana mu mwanya narindi muri studio ndi kubikoraho ikiganiro, kuko ibyo procureur yavuze ejo bundi, yavuze ko abagabo bombi bahamwe n'ibyaha, kandi abasabira, ni ukuvuga ngo ni proposal, abasabira igifungo cya burundu. Uyu Twahirwa Seraphin bamusabiye igifungo cya burundu idasubirwaho, niko procureur yavuze. Noneho uyu Basabose Pierre bamusabira igifungo cya burundu agafungirwa mu nzu z'abarwayi bo mu mutwe. Ariko mu by'ukuri ngewe ku bwanjye, iyaba byashobokaga ngo babohereze mu Rwanda, abariho bakorera ibihano byabo, cyane ko ibi byaha ari naho byakorewe. Icyo rero nacyo ni ikindi kigiye kwigwaho. Ubwo ngubwo ni procedure zindi zikurikiraho. Ngira ngo hari nk'umugabo mu kanya nayo ndiho ndeba kuri internet, ndeba kuri Facebook k'umukobwa we turabana hano, ngira ngo muzi umugabo wafungiwe mu Bubiligi, nyuma aza kurekurwa, akaba yarashinjwaga kwica abasirikare b'Ababiligi. Uyu rero ngira ngo murabizi ko yakoze ibihano akaza koherezwa mu Rwanda. Umukobwa we rero nabonye yandika kuri Facebook, uyu nguyu Bernadette Ntuyahaga, avuga, bigaragara ko avugana na papa we Ntuyahaga ari mu Rwanda. Yarangije ibihano bye mu Bubiligi, bamwohereza mu Rwanda. Ibi bivuze kugira ngo nerekane ko u Rwanda rwubahiriza amategeko. Nubwo imfungwa zoherezwa hariya, ntabwo u Rwanda rwirivenjinga cyangwa ngo rufata abo bantu bakoze ibyo byaha ngo rubajyane mu baturage baterwa amabuye cyangwa bicwe, igihano cy'urupfu cyavuyeho. Ariko u Rwanda rwubahiriza amategeko, ni ukuvuga ngo mu gihe baba boherejwe mu Rwanda bakomeza ibihano byabo, bahawe n'inkiko zo hanze, ariko n'inkiko zo mu Rwanda nazo zifite uburenganzira bwo kuba hagenderwaho nanone ibihano bahawe mu nkiko gacaca cyangwa mu nkiko zo mu Rwanda. Ibyo nabyo ni iyindi ntambwe wenda ishobora kuzaza mu gihe baba bohereje bari abanyabyaha mu Rwanda. Ariko ni ikintu gishimishije ku miryango yabuze ababo, cyane cyane uwo mvuga nka Seraphin ni umuntu uzwi mu Gatenga, Seraphin ni umuntu uzwi mu Karambo, Seraphin ni umuntu uzwi muri Gikondo. Ibyo yakoze, urubyiruko yayoboye rutandukanye, nagiye bivuga mu kiganiro, mvuga amazina yabo, mvuga amazina y'imiryango y'abantu yamaze. Ku buryo rero ni ukuvuga ngo abantu bagiye guhabwa ubutabera, birashimishije. Naho biriya bindi byo avuga we na Musabyimana, biriya ni uguti bitabapfu, ngo baramuziza ko ari umushiru, ngo baramuziza ngo ko ari uwo kwa Habyarimana, ngo Musabyimana mu kiganiro hari aho yigeze kuvuga ngo bafashe bya byaha byose ngo bagenda bitirira abantu ngo bakabibagerekaho, ngo byose ngo babigereka kuri Seraphin Twahirwa, nkaho
bamubeshyera. Urumva ni bya bindi nyine byo baba bahora bashaka gukingirana ikibaba. Musabyimana yashakaga kuvuga ko babeshyera Serafe. Ndibaza ko aba bazungu nta ruswa barya, sinzi ko n'abaresikape babona amafaranga yo guha bano bacamanza cyangwa n'igihugu ngo bizabivemo, kuko biriya ni ibintu bihenze. Ntago rero ndeba icyo babeshyera Serafe. Serafe umufashe ukamujyana, n'interahamwe zakoze ibyaha zifunze ziri muri gereza barazitumije mu rukiko kuri Zoom, zitanga ubuhamya, ziravuga ziti uyu mugabo yadushoye mu byaha, wagenze gutya. Hari interahamwe yitwa Kivumbi yarabivuze, ivuga ko Basabose yamuhaye 50,000, Kivuntuza Serafe ariwe wari ubayoboye, ariwe wamwohereje mu bitero ibi n'ibi, arabivuga ibyo bintu byose. So Serafe umufashe ukamugeza aho yabaga, abaturage yaba Serafe nta muntu atishe, yaba umututsi yaba umuhutu, nta muntu Serafe atishe. Urumva we Serafe we niho arengeye, niho we ubwicanyi bwe buri ndengakamere, kuko yarenze kuvuga ngo abahigwa, noneho akagera noneho no kuvuga ngo wowe hari ikintu ushakaho ufite, urumva, cyangwa ndakwambura umugore cyangwa ndagira gute, akakwica. Ubu niwe wari Serafe. Serafe urumva rero ko yari uwundi muntu. So rero icyo nshaka kuvuga ni ikintu uko abantu bagomba kubona ubwo butabera, kandi ibi ba Gaspard birirwa bavuga bamamaza bahindagura n'ibitabo ngo byandikwa n'abandi babeshya ngo jenoside yagizwe gute, ngo yateguwe n'inkotanyi. Biragaragara n'abo bana birirwa babeshya, njya mbibona abantu bamwe babyandika, nabo barasoma barareba babona ukuri. Ntago nibaza ko bibazakomeza kubibeshya kugera ryari, kuko ibyabaye twararebaga, abanyarwanda turahari. Ntago barimbuye abantu bose ngo bashire, abantu bavugisha ukuri barahari, baracyahari, nubwo harimo, kandi sinarangiza ntagaye abantu bashobora gutinyuka akajya gushinjura interahamwe kubera inyungu ze zinda, no kubera ngo kuba ngo yatinye, urumva, ngo kubera ko ngo bamubwiye ko bamugirira nabi, ari imitwe yitwaza ibyo bintu. Ni ibintu bibi byo kugaya. Nta muntu w'umunyarwanda utekereza abantu urupfu bapfuye ngo narangiza atinyuke ajye gushinjura umuntu uri gushinjwa na rubanda rurenga 100, urumva. Ababonetse bashinjeshaga Serafe babashije kugera mu Bubiligi ni benshi cyane, n'ababikoreye kuri Zoom. So ndumva rero aricyo navuga kuri icyo kintu warumbashije. Urakoze cyane. Hanyuma dusoza iki kiganiro, ntabwo twagisoza ntababajije, ngira ngo mushobora kuba wenda namwe mwarakibonye, n'ikiganiro Gicaniro TV Jude Ruhashya yakoze kuri ambasaderi w'u Rwanda muri Zambia, ni Rugira Amande. Ni ikiganiro gikomeje kuvugwaho byinshi bitandukanye, ndetse umuntu yavuga ko cyavuzwe uko kitari. Bwana Jude Ruhashya, ubundi wadusobanurira impamvu cyateje impaka? Bamwe baravuga ko abaturage, ko yavuzemo ko abaturage ba Zambia ari abanebwe. Ni byinshi bikomeje kuvugwa, ngira ngo nabyo wenda ushobora kubiduhaho ishusho nk'umuntu mwakoranye ikiganiro. Umunota amasegonda gakeya, nkagira ikintu nongera kora ko Olivier yarangirijeho. Buriya inkiko ubutabera bwa biriya bihugu, ubwo no mu buryo bwo kugira ngo nyine twumvikanishe ko iyo babeshya abana bababwira ngo FPR inkotanyi nibo bakoze jenoside yakorewe abatutsi, kandi tuzi neza uburyo yaprepawe, tuzi uburyo yashyizwe mu bikorwa, tunazi noneho n'ibikurikira mu buryo bwo kuyipfobya no kuyihakana. Buriya niyo mpamvu ujya kubona ukabona Canada iraburanishije, Ubufaransa baraburanishije, biriya bihugu byo muri pays Scandinave araburanishije, Ububiligi baraburanishije. Buriya hirya no hino hose bizagenda bikorwa bityo. Impamvu yabyo ni iki? Buriya mu gihe ziriya nkiko ziba zirimo ziburanisha bariya bantu, hari abo bita undercover detective. Undercover detective ni abantu baza bakaza kuri tere yaho icyo kintu cyabereye. Burya umuzungu ashobora kuza yatumwe n'urukiko, akaza yiyise umwanditsi, akaza yiyise umuturisite, akaza yiyise umuntu ushakisha amabuye y'agaciro, akaza yiyise ikintu icyo ari cyo cyose, umuhistorien. Noneho
we akazagenda yicira inyuma, akazajya ajya ahantu nk'aho ngaho kubaririza, kubaza abaturage, kubaza umuntu umwe, kubaza iryo zina muri icyo gihugu, akaribaza bati yakoraga aha, akajyayo gahoro 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 gahoro. Hari n'igihe bashobora kuza na mbere y'uko urwo rubanza ruba, kugira ngo azaba afite ibintu bihagije azaha urukiko kugira ngo urukiko ruzabihereho. Ntabwo barebera gusa ku batangabuhamya, baba bafite nabo ibindi bintu bagenderaho mu buryo bwo gutumwa n'inkiko. So ibyo bintu rero ntabwo bazakomeza kubivuga igihe kirekire, ntabwo bizakunda, kuko nk'uko Olivier yabivuze, ibihugu by'i Burayi izi nkiko zabo zigenza ibyaha cyane, yaba mbere y'uko batangira izo manza ndetse n'iyo izo manza ziba zirimo. Hanyuma ibyo byose babatangabuhamya baza bagenda bareba ibyo babandi bagiye bashaka. Ku kibazo rero warumbajije kirebana n'ikiganiro nagiranye na Ambassador Rugiramandari. Buriya muri Malawi hashize amezi 6, kuko byabaye, twakoranye ikiganiro mu kwezi kwa 5. Habayeho ko Malawi, nta nubwo ari Zambia, kuko Ambassador Rugiramandari ahagarariye igihugu cy'u Rwanda muri Zambia, ariko za Malawi ziri mu nshingano ze, nazo arazireba nk'ibihugu bifite umubano ushingiye kuri za ambasade n'u Rwanda, ariko icyicaro cye kikaba kiri muri Zambia. Noneho ngewe naje kubona ko Malawi yasakumye impunzi zose izisubiza mu nkambi. Izisubije mu nkambi, harimo n'abandi bagiye bafite amaduka atandukanye, bafite ubuzima barimo muri Malawi. None nifuza kumenya niba muri izo mpunzi zafashwe harimo Abanyarwanda. Ikintu nk'icyo rero umuntu wa mbere ukwiye kukibaza nta wundi ni ambasaderi uhagarariye u Rwanda muri icyo gihugu. Namubaje rero, arambwira ati rwose koko muri Malawi icyo kintu cyabaye, kandi koko n'Abanyarwanda barimo. Atariko Abanyarwanda twagize uburyo tubegera, twagize uburyo tubafasha, kuko icyo gihugu cyabafashe mu buryo bwo kuvuga ngo nta mpapuro bafite, kandi u Rwanda rworohereza Abanyarwanda bose bari muri ibyo bihugu mu buryo bwo kubona impapuro. Avuga ati turimo turasaba Abanyarwanda ngo nibegere ambasade zabo, niba bashaka no kuguma muri ibi bihugu babibemo batari impunzi, ariko babibemo nk'abaturage babituyemo, bajye baza tubahe impapuro. Tunababaza tuti niba munashaka no kujya mujya mu Rwanda, izo mpapuro ziborohereze, kuko ifite pasiporo uri lokoni nk'umunyarwanda, uba ushobora no kugenda ukajya iwanyu ugasura, erega ushobora rwose kuba uri umunyarwanda ariko ukajya guhahira ahantu aho ariho hose. So ni muri urwo rwego yabimbwiye. Noneho mukuma ingero rero, mukuma ambwira ukuntu nko muri Zambia ibi ngibi bavuze bakabije ibintu. Bafashe agapande gato y'akavideo twakoze, bagaha subtitles basobanura ibitari byo. Ntabwo ambasaderi yigeze avuga ko abantu bo muri Zambia ari abanebwe. Nta nubwo Ambassador Rugiramandari yigeze avuga ngo abantu bo muri Zambia ngo Abanyarwanda bokipa 90% ya business zabo. Oya, ambasada yaravuze ati Abanyarwanda bageze hano, ati nk'uko Abanyarwanda tubizi dusanzwe dukora, buri wese asanzwe rwose avana amaboko mu mufuka agashikama agakora, ati na hano niko Abanyarwanda babigenje. Ati baraje, ati bafungura za boutique. Yavuze business, ariko yavuze ko 90% za boutique ziri Harare ari iz'Abanyarwanda. Ni nko kuvuga ati baraje binjira mu tuntu, buri wese akajya agenda ashaka ka boutique, ashaka ka salon de coiffure, ashaka kanakora, ariko abandi bafashe ibyo bintu. Kandi ndahamya ko ari babandi n'ubundi baba barahahungiye bafite ibyaha bibariho, barimo badashaka kumva u Rwanda, kuko yaravugaga ati ngewe mpora nshingira, ati kuko aba Abanyarwanda baragenda bakajya mu Rwanda bakaba bazana abakobwa bakaza tukabashingira, ati rwose tubanye nabo neza. Afite n'uburyo arimo avuga ukuntu bagiye kujya baborohereza ibintu byinshi cyane. Nibwo yavugaga ati rero
abanyarwanda rwose bashima ko bakora, urumva ati butike 90% butike ni iz'abanyarwanda. Abandi rero muri cya kintu cyo kugenda baragenda bafata ibyo ngibyo, kuko abantu bo muri Malawi ntabwo bumva ururimi tuvuga, bafata ako gapande baga subtitles, barangiza babijyana mu buyobozi bwabo, bati dore skandale ambasaderi Rugiramande yakoze, yavuze ko abanyazambia turi abanebwe tudakora, ngo twirirwa twiryamye, ngo ni nayo mpamvu rwose ngo abanyarwanda baje bakafata business zacu ngo 90%. So kubera ko atumva urwo rurimi, akaba yarebye ibintu subtitles ziriho, ngicyo cyatumye iriya video igaruka, bakashyira no mu majwi ambasaderi Rugiramande, ariko mu by'ukuri ukuri ni uku nguku. Kandi muri iyo video ambasaderi Rugiramande ageraho akanavuga ati igihugu cya Zambia ni igihugu tubanye neza, ni igihugu mu rwego rwa diplomasi dukorana neza, ati rwose relationship ya diplomasi yacu ni nta makemwa. So ibyo byose rero, ariko iyo abantu bashaka kwica ibintu nyine barabitwistinga, hanyuma urumva abo ngabo bagiye kubiha subtitles, bakaziha subtitles zitari zo. Nibyo rero byatumye ubona bigaruka bikaca no muri Chronicles, ugasanga no ku mbuga nkoranyambaga byatangiye gucaho byose, kuko barimo barazana ambasaderi Rugiramande, barenza bakazana ibyavuzwe muri Chronicles, ahubwo bakanavuga ko uriya ari umuntu w'umu advisor wa perezida. Ntabwo ari byo. Icyo kibazo rero nuko nagisubiza, ntabwo ari byo ibyo mwabonye, ntabwo ari byo. Ubundi ikiganiro twakoze ikiganiro tuvuga ubundi ku mpunzi zo muri Malawi. Yego, urakoze cyane. Ubwo ababikurikiye ndizera ko babashije gusobanukirwa, kandi ubwo n'ubundi ikiganiro kubera ko kigihari bashobora kugenda bakagikurikira mu buryo burambuye. Reka rero inshuti bakunzi mwari mudukurikiye hano kuri One Nation Radio, ijwi rya diaspora, ku Gicaniro TV, kuri Rwanda Nordic TV ndetse no kuri The Future TV, tubabwire ko aha dusoreje ikiganiro umusanzu cya none. Nshimire cyane Bwana Egide Ruhashya twabanye muri iki kiganiro, ni umuyobozi w'Igicaniro TV. Wakoze cyane kuza mu kiganiro ukadusangiza ibitekerezo byawe. Urakoze cyane Muhumuza, ndashimira namwe mwese mudukurikiye ndetse nabo twafatanyije ikiganiro. Reka nshimire kandi na Bwana Olivier Gatete, ni umuyobozi wa Rwanda Nordic TV. Bwana Gatete, nawe wakoze cyane kwitabira ikiganiro, nawe ukadusangiza ibitekerezo byawe. Urakoze cyane nawe Muhumuza ko wadutumiye muri kino kiganiro. Yes, reka nshimire kandi na Bwana Roger Marc Ruti, ni umuyobozi wa The Future TV, nawe twabanye muri iki kiganiro. Hanyuma mwe mwese ubwo soze mbifuriza kugira ibihe byiza no kugira iminsi mikuru myiza, cyane ko mu minsi mikiri imbere kubemera Noheli ubayizihiza, muzagire Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya muhire wa 2024. Naho ubutaha mukomeze mugire ibihe byiza. Asante sana. iradiyo yacu n'ijwi ryacu twese. One Nation Radio ni radiyo yawe, ni radiyo yanjye, ni radiyo yacu. One Nation Radio ni ijwi ryacu twese.